twongeye gushima imana iki gihe kiza imana yongeye kuduha aya mahirwe meza imana yongeye kuduha yo kuganira ku ijambo ry'Imana. Turabakunda mwese, turabifuza amahoro y'Imana. Reka amahoro y'Imana abane namwe kandi umugisha w'Imana ubane namwe. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, mu izina rya Yesu Kristo twongeye gushima mwami w'abami, twongeye kuzamura icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kugushima aya mahirwe adasanzwe wongeye kuduha mwami yo kuganira ku ijambo ryawe. Bana natwe Yesu, bana natwe, utugire neza mu izina rya Yesu. Utwiyereke mu buryo budasanzwe Yesu, utwiyereke kandi utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka ibyo tugiye kwiga uyu munsi, reka mwami wowe aba ari wowe mwami ubisobanurira abana bawe kurushaho. Mwami twe turavuga nk'abana b'abana, ariko wowe mwami ubasha gusobanurira, Mwuka Wera ubasha gusobanurira ibirenze ibyo tuvuze, abana bawe bakumva ibyo ushaka kubwira amatorero mu gihe ngiki mu izina rya Yesu, amen. Turacyari mu kiganiro cyacu kuba mu bwihisho bw'isumba byose. Mu bwihisho bw'isumba byose niho tuvana imbaraga zo kunesha icyaha. Mu bwihisho bw'isumba byose niho tuvana imbaraga zo kuba ubuzima bwa gikristo bufite intsinzi. Mu bwihisho bw'isumba byose niho tuvana imbaraga zo kuba icyo Imana ishaka yuko tuba cyo. Nube umukozi w'Imana Daniel na James na Daniela bararirimbe, baravuga ngo nkoresha mwami, sinshaka gukora ibyo nitegekamo, ibyo niyoboramo, ndashaka kuba icyo ushaka kumba cyo. Nkoresha mwami ibyo butware mu izina rya Yesu. Rero mu bwihisho bw'isumba byose niho tuvana imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka yuko dukora mu izina rya Yesu. Inyungu ya mbere twabonye tuvana mu bwihisho bw'isumba byose ni umutima umenetse. Umutima umenetse ni umutima w'agaciro cyane, ni umutima Imana yishimira. Imana yakunze Dawidi kubera ko yari afite umutima umenetse. Yaravuze ngo umva, mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka, nk'uwo nshima. Aravuga umugabo witwa Dawidi. Ariko nubwo Dawidi yari afite umutima umenetse, umutima Imana ishima, umutima umeze nk'uko Imana ibishaka, hari ibintu byihisha mu mutima w'umuntu. Nawe wari uzi ko ari igihe Dawidi azageraho akabasha kwifuza umugore w'abandi, akica uwo mugabo kubera amuzize umugore wiwe. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo Mana umurika mu mutima wanjye ahatabona, ngo reba mu mutima wanjye ukureho ibintu byose bitaguhesha icyubahiro, ibintu byose bitaguhesha icyubahiro mwami, ubikureho mu mutima wanjye. Ni umutima umenetse Imana ishima. Inyungu ya kabiri tubona mu bwihisho bw'isumba byose ni uko mu bwihisho bw'isumba byose tuhabana imbabazi. Imbabazi n'ibambe z'Imana, imbabazi n'ibambe z'Imana nizo zitubeshejeho. Umwanditsi w'Izaburi yaravuze ngo Mana, iyo utatuba hafi, imbabazi zawe nizitube hafi, Satani yaba yaratumize bunguri. Imbabazi zawe n'ibambe zawe nizo zitubeshejeho. Dukeneye imbabazi z'Imana mu byo dukora byose, dukeneye imbabazi z'Imana mu murimo w'Imana, dukeneye imbabazi z'Imana mu bibaho byose, dukeneye imbabazi z'Imana muri bizinesi zawe, ukeneye imbabazi z'Imana mu kazi ukora, ukeneye imbabazi z'Imana. Oh haleluya! Mu murimo w'Imana ukora, ukeneye imbabazi z'Imana. Mu kurera abana urera, ukeneye imbabazi z'Imana. Mu mashuri wiga, ukeneye imbabazi
imbabazi z'Imana, dukeneye imbabazi z'Imana ahantu hose. Haleluya. Dukeneye imbabazi z'Imana mu byo dukora byose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rebrevezudo. Umva, dukeneye imbabazi z'Imana, kandi ari imbabazi z'Imana zije ku gihugu cyacu, ari igikundiro cy'Imana cyongeye kize ku gihugu cyacu, ari imbabazi n'ubwiza bw'Imana buje mu gihugu cyacu, buje. Haleluya. Yego, ari imbabazi z'Imana zije. Imana ishimwe cyane, zije ku gihugu cyacu, kandi zije ari imbabazi z'Imana zije, ari ubukene buhunze igihugu cyacu, ari ubukire buje mu gihugu cyacu, ari feva y'Imana ije, ari igikundiro, ari ijambo Imana yongere kuduha. Imana yongeye kuduha ijambo, Imana yongeye kutwigarurira, Imana yongeye kutugarurira ibihe byiza. Ari imbabazi z'Imana zikujeho. Kubw'imbabazi z'Imana, ari abantu bagiye kwakira amatelefone ababwira ibitangaza by'amafaranga, ababwira ibitangaza, inkuru nziza mu matwi yawe, ari akazi ugiye kubona utigeze usaba, ari akazi, ari isoko ugiye kubona utigeze upiganirwa, ari abantu bagiye kuguhamagara kubera imbabazi z'Imana, kubera ibambe Imana ikugiriye uyu munsi. Mu kubaho kw'Imana tubona uburuhukiro, kandi tukabona guhumurizwa. Abantu dushakisha uburuhukiro no guhumurizwa mu bintu byinshi bitandukanye, arabikubira ibintu, bakirundaho ibintu kugira ngo barebe ko baruhukira, ariko ibyo byose nta kuruhuka bitanga. Yesu niwe muntu wenyine watanze itangazo rikomeye cyane, akabwira abantu bose mu isi ngo umva, mwese abarusha n'abaremerewe nimuze munsange kandi barura. Uwo ni Yesu wabikoze, nta wundi. Yesu niwe watanze iyo tangazo, aravuga ngo waba uruhutse, waba urushe mu mubiri, waba uruhijwe n'indwara mu mubiri, ngwino usange ndakuruhura. Waba uruhijwe n'amadeni, ngwino usange ndakuruhura. Waba uruhijwe n'ubukene, ngwino usange ndakuruhura. Waba uruhijwe no kuremererwa n'ubupfubyi n'ubupfakazi no gutabwa, umva, ngwino usange ndakuruhura. Mu bwihisho bw'Imana turaharuhukira kandi tukahumurizwa. Imana ikatubwira ngo ntabwo mbasize nk'imfubyi, mbahaye Umwuka Wera, niwe uzajya ubahumuriza, niwe uzajya ubahumuriza, niwe uzajya ubabwira humura mwana wanjye, ndakuruhuye. Humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe. Humura mwana wanjye, ndagutegereje. Humura mwana wanjye, orabarkasalavude labreveziko. Humura mwana wanjye, ndakuruhuye. Humura, ndakuzi, naguciye imanzi mu kiganza cyanjye. Mu bwihisho bw'Isumba byose niho tuvana guhumurizwa kuvuye ku Mwuka Wera. Umwuka Wera mu murimo ashinzwe, minisiteri y'Umwuka Wera niyo kuduhumuriza. Imana ishimwe cyane. Mu bwihisho bw'Isumba byose tuhavana mu bwihisho bw'Isumba byose tuhavana ihishurirwa. Mu bwihisho bw'Isumba byose tuhavana igikundiro, feva cyangwa se ubutoni. Imana idufashe cyane. Mu bwihisho bw'Isumba byose twongera tugasanwa, twongere tukagarura ibihe byacu twatakaje. Byashoboka ko warasengaga Imana ukamara amasaha 2-3 urimo gusenga Imana, byashoboka ko wageraga ibihe byo kujya mu butayu, ariko ubu amatage yaragufashe, urahuze cyane, nta mwanya ufite wo kugera mu bwihisho bw'Isumba byose, ariko Imana iri kugeza mu bwihisho bw'Isumba byose. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Mu bwihisho bw'Isumba byose niho tuhavana guhishurirwa, tuvana guhishurirwa, tukahavana gusanwa, tukahavana gusubizwa ibihe byacu twatakaje. Umugabo witwa Samsoni yatakaje imbaraga ze, yatakaje, yego, kuko yatanze imbaraga ze, atakaza amaso yiwe, ariko Imana imugarukaho ifite ibambe. Ijambo ry'Imana rirambwira
ngo Samusoni yongera kumera imisatsi, kandi imbaraga z'Imana zongera zimugarukeho. Reka uyu munsi umere imisatsi mu izina rya Yesu. Reka imisatsi yongera imere ku mutwe wawe. Reka imbaraga zawe zigaruke mu izina rya Yesu. Ibyo watakaje byose byongere bikugarukeho mu izina rya Yesu. Mu bwihisho bw'isumba byose tuhavana ihishurirwa. Ibihishwe byose Imana irabikuzanira ikabiguhishurira. Ibihishwe mu miryango yanyu, ibihishwe mu itorero, Imana irabiguhishurira. Imana ikaguhishurira abagizi ba nabi mu muryango, Imana ikaguhishurira abagizi ba nabi mu itorero, Imana ikaguhishurira amabanga y'igihugu n'imigambi Imana ifitiye igihugu mu izina rya Yesu. Mu bwihisho bw'isumba byose niho tuvana ubutoni, gutona ku Mana, kugatona no ku bantu. Ijambo rirambwiye ngo uwo mwana arakura kandi ashimwa n'Imana kandi agashimwa n'abantu. Yesu yari afite igikundiro, ashimwa n'Imana kandi agashimwa n'abantu. Imana ishimwe cyane. Imana iguha favor imbere y'abantu kandi ikaguha favor n'imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Mu kubaho kw'Imana niho tuvana imbaraga zo guhamya Yesu. Tugeze mu bihe bikomeye cyane, mu bihe intwari zinaniwe, mu gihe intwari zihakana Yesu, aho bakorera bagahakana Yesu, aho biga mu mashuri bagahakana Yesu. Ariko turi mu gihe cyo guhamya Yesu. Abantu bararangajwe n'ibintu byinshi no kunezezwa n'ibibazo byo muri isi, abantu bakarangara, ariko turi mu gihe cyo guhamya Yesu. Dukwiriye kwambaka imbaraga zo guhamya, imbaraga zo kubohoka. Iyindi nyungu tubona mu bwihisho bw'isumba byose nuko Imana itubohora, ikatubohora ikarakarande, ikatubohora imivumo yose yo mu miryango, ikatubohora imivumo yose tugendaho, imivumo mu buryo bw'umwuka. Ari abantu batabasha kugera ahantu n'Imana, ariko mu bwihisho bw'isumba byose Imana iratubohora, ikatubohora imivumo yose mu izina rya Yesu. Rero uyu munsi turareba inyungu ya kenda umuntu avana mu bwihisho bw'isumba byose. Nuko mu bwihisho bw'isumba byose umuntu ahavana umutima w'ubugaragu. Umutima w'ubugaragu ni umutima Imana ishima cyane, kuko tugize mu bihe bikomeye cyane. Buri muntu wese aba ashaka gukomera, buri muntu wese aba ashaka kuba umukuru wa mugenzi we, ariko ijambo ry'Imana rirambwira yuko ngo ushaka kuba umukuru abe umugaragu wa bagenzi be. Umutima w'ubugaragu rero Imana irawututanga. Ushobora kuba umuyobozi, uyoboye ikigo runaka, uyoboye minisiteri runaka, uyoboye igihugu runaka, ariko muri wowe ufite umutima w'ubugaragu, umutima wo kwitanga, atari umutima wo kwikunda, ahubwo atari umutima wo kwikubira, ariko ari umutima wo kwitanga, ukitangira n'abandi mu izina rya Yesu. Rero uwo mutima w'ubugaragu tuwuvana mu bwihisho bw'isumba byose. Mu bwihisho bw'isumba byose niho tuvana umutima w'ubugaragu. Ari abigishwa babiri ba Yesu yabitaga abana b'inkuba. Bari abana bavukana mu buryo bw'umubiri, Yakobo na Yohana. Bari abana b'inkuba. Rimwe bagiraga amahane cyane, rimwe babonye abantu birukana abadayimoni mu izina rya Yesu, ariko atari abigishwa ba Yesu. Baravuga ngo Yesu, bariya abantu barirukana abadayimoni mu izina ryawe, kandi ntabwo ari abigishwa bawe, ntabwo tujyana nabo buri munsi. Yesu agiye kubasubiza arababwira ngo utatatanya ateraniriza hamwe nanjye, uteranyiriza hamwe nanjye uriya tuba turi kumwe nawe, nta kibazo kiwe. Umva, abantu benshi baratatanye, abantu benshi bapfa ubusa mu miryango, bagupfa ubusa, bakapfa ibintu bidafite umumaro. Ariko reka umwuka wo guhuza kuze mu miryango, reka umwuka wo guhuza kuze mu itorero, reka umwuka wo guhuza kwize mu izina rya Yesu.
Yesu uwundi munsi wabona abantu banga ko batambuka umudugudu, banga ko Yesu yinjira mu mudugudu wabo. Hanyuma abana b'inkuba babwira Yesu, umva Yesu, bariya abantu ntabwo bashaka ko twinjira, waretse tugategeka inkuba ikavana mu ijuru ikaza ikabarimbura bose. Yesu aravuga, umva mwabana mwe, ibyo si byo ibyo ntabwo ari byo byanzanye. Ntabwo nazanwe no kurimbura abantu, ngewe nazanwe no kubakiza, kandi nazanywe no kugira ngo bagire ubugingo kandi ubugingo bwuzuye. Ibyo ntabwo ari umurimo wanjye, uwo si umuhamagaro wanjye wo kurimbura abantu mu izina rya Yesu. Yesu arabasubiza gutyo kuko bari abana b'inkuba. Rimwe rero babwira Yesu, umva Yesu, turashaka kugusaba ikintu kandi utwemerere, tutaranayigusaba ubanze utwemerere kuri buyiduhe. Turashaka yuko umwe muri twebwe azabe yicara iburyo, uwundi yicare ibumoso bwawe. Nk'uko tuvukana turi babiri, turashaka ko umwe azicara iburyo, uwundi yicare ibumoso bwawe. Yesu agiye kubasubiza arababwira ngo, umva abana banjye, ese mwiteguye kunywa ku gikombe nzamweraho? Arababwira ngo yego kuko muzabatizwa umubatizo nzabatizwa, kandi muzamwera no ku gikombe nzamweraho, ariko ibyo kwemeza uzicara iburyo n'uzicara ibumoso bwanjye, ibyo data yabishize mu butware bwiwe. Data yarabishize mu butware bwiwe. Hari ingororano mwene data, komeza icyo ufite, atagira ukwambura ikamba ryawe, kuko hari ingororano Yesu yakubikiye, hari ingororano data yakubikiye. Ni ukuvuga ngo mu bwami bw'Imana hari abantu bazaba bari mu ijuru, ariko bari ahantu kure cyane batabasha no kureba Yesu, kubera ko nta mirimo bigeze bakora mu bwami bw'Imana. Yego babayeho ubuzima bukiranutse, babayeho bakiranukira Imana, ariko nta murimo bigeze bakora ituma babona baba bakwiriye ingororano. Haleluya, Imana idufashe cyane. Ari abantu baba mu ijuru ariko bafite amarira menshi kuko nta ngororano bafite mu ijuru. Uriya mujura wapfuye ku musaraba na Yesu, yego yarinjiye muri paradizo nk'uko Yesu yabimusezeranyije, ariko nta ngororano yigeze abona kuko nta murimo yigeze akora. Yarakiriye Yesu ahita ko apfa, ahita ko yinjira mu ijuru. Yego ari mu ijuru ariko nta ngororano afite. Reka dukomeze ibyo dufite, hatagira utwambura ikamba ryacu. Hari ingororano mu ijuru bene data. Yesu arababwira ngo rero, umva, ibyo kwemeza uzicara iburyo bwanjye n'ibumoso bwanjye ntabwo ari ngiye ubifatira icyemezo, ari ibintu data aba yarashizeho ku bw'ubutware bwiwe. Umunsi n'isaha Yesu azagarukira kuri iyi si, Yesu yaravuze ngo nta mumarayika n'umwe ubizi, ndetse n'umwana w'umuntu ntabyo azi, ahubwo bizwi na data kuko yabishizeho mu butware bwiwe. Ari ibintu Imana ishyiraho mu butware bwiwe. Iyo uvutse uvuka ugasanga uri cyo, niba uri umudamu usanga uri igitsina gore, niba uri umugabo usanga uri igitsina gabo. Ni ibintu Imana iba yarashizeho ku butware bwiwe. Kujya guhindura ibyo bintu uba ushatse rero guhangana n'ubutware bw'Imana. Imana itubabarire cyane. Arabo ababyeyi bawe ntabwo bahitamo, umenya ubwenge ukamenya ko uriya ni mama wanjye, uriya ni papa wanjye, bariya ni abavandimwe banjye. Ni abantu uba utahisemo, ni abantu bakwiriye gukundwa no kubahwa cyane kuko ni abantu Imana iba yaguhaye ku bw'ubutware bwiwe. Ntabwo uba ubahitamo nk'uko uhitamo inshuti zawe. Ni abantu Imana iba yaguhaye umuryango wawe, ni abantu Imana yaba yaguhaye ku butware bwiwe. Ndetse abazi ubwenge bazi guhitamo umugore bashingiye ku hishurirwa ry'Imana, cyangwa se umugabo, uwo mugabo wahisemo utashingiye ku marangamutima, utashingiye ku bwenge bwawe, udashingiye ku miryango ikomeye, udashingiye ku bukire cyangwa se ku bintu. Uwo mugabo uba wahisemo ari Imana yaguhitiyemo, uwo mugabo nawe Imana iba yamuguhaye ku bw'ubutware bwiwe. Ugomba kumukunda no kumwubaha cyane kuko ni abantu Imana iba yaguhaye ku bw'ubutware bwiwe.
ni ukuvuga ngo abo bantu bashakaga gukomera. Turi mu gihe abantu bose barashaka gukomera, abantu bose barashaka kuba bakuru, ariko Yesu yaravuze ngo ubwami bw'Imana ntabwo bumeze nk'ubwami bwo mu isi. Abo mu isi babatwaza igitugu, ariko ubwami bwanjye bwo mu ijuru naje kubereka. Ubwami bwacu bwo mu ijuru bwo iyo ushatse kuba umukuru ubanza ukaba umugaragu wa bagenzi bawe, cyangwa se ukaba umugaragu w'abandi. Imana idufashe cyane. Rero inyungu yindi ya kenda tuvana mu bwihisho bw'isumba byose nuko Imana iduha umutima w'ubugaragu. Umutima w'ubugaragu. Yesu bari bafite umuhango. Iyo abantu mu Bayuda, iyo umuntu yabyukaga mu gitondo yarambaraga agakaraba, akambara n'inkweto zabo zari amasandari, baragendaga cyane, bakagenda imisozi, bakagenda ahantu harehare cyane. None iyo babaga batumiwe ahantu gufata ifunguro rya nijoro, habaga hariho umuntu ushinzwe kubakarabya ibirenge, kandi uwo muntu yabaga ari imbata. Yesu rero niwe waduhaye urugero rwiza, kuko Yesu yaje kugira ngo abe umugaragu w'imbata. Niwe wafashe umurimo uri munsi, mbese imbata ubundi niwe muntu wo hasi cyane muri sosiyete, ariko Yesu yaje afata umurimo wo hasi cyane muri sosiyete, aba umugaragu w'imbata, aba umukozi w'imbata. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe wadutweretse urugero rwiza wo kugira umutima w'ubugaragu. Yesu yasize ubwiza bwe, asiga icyubahiro kiwe, aza muri iyi si, yemera kubyarwa n'umugore, yemera kwambara uyu mubiri. Kuri Yesu byari kumu downgradinga, mbese ni ukumumanura cyane. Yesu kuva mu ijuru kuza kuba muri iyi si byari kumumanura cyane, ariko Yesu yemeye kuza kugira ngo aduhe intsinzi, aduhe agakiza, adutsindishirize urupfu, adutsindishirize ibyago, adutsindishirize haleluya urupfu mu izina rya Yesu. Aduhe agakiza gakomeye, akemure ikibazo cyari gikomeye cyane, ikibazo cy'icyaha, ikibazo cy'umwana w'umuntu wazimiye. Imana idufashe cyane. Rero Yesu niwe waje atwereka urugero rwiza wo kuba umugaragu w'imbata. Mu gihe cya Yesu rero, rimwe Yesu agiye gupfa, bajya gufata ifunguro rya nyuma. Bagiye gufata ifunguro ya nyuma, aragenda areba ukuntu buri wese yifuzaga imyanya ikomeye, yifuzaga imirimo ikomeye, akifuza intebe zikomeye, akifuza kwitwa amazina akomakomeye, abifuza intebe z'ibyubahiro, ariko nta n'umwe wifuzaga gukora wa murimo w'imbata. Yesu arangije arakenyera, abantu umwitero wiwe akenyera esume, afata imbehe ashiramo amazi, atangira koza ibirenge by'abigishwa be, kugira ngo abereke urugero rwo gutunga umutima w'ubugaragu. Uwo mutima w'ubugaragu rero Imana irawushima cyane, kandi iyo wagize umutima w'ubugaragu Imana irakuzamura mu gihe gikwiriye, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuzamurwa cyangwa se icyubahiro kibanziriza gucisha bugufi. Iyo waciye bugufi Imana irakuzamura. Ni ukuvuga yuko hari abantu batandukanye muri Bibiliya babaye abagaragu b'abandi mbere y'uko Imana ibazamura. Umugabo witwa Yakobo yabaye umugaragu, yabaye mu nzu ya musaza wa mama we Labani, abayo imyaka 20 amukorera, ari umugaragu wiwe. Imana irangije imugirira icyizere, imuha ubutunzi bwe bwite, kubera ko yabaye umwizerwa imyaka 20. Umugabo witwa Mose nawe Imana, Yosefu nawe yabaye umugaragu mu nzu ya Potifari. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri we. No muri gereza yabaye umugaragu w'abandi, akajya akorera abandi. Igihe gikwiriye Imana iramuzamura, imugira uwa kabiri mu gihugu cyose cyo muri Egiputa. Umugabo witwa Mose nawe yakoreye sebukwe
witwa Jetro yamukoreye imyaka 40 yose amukorera mu butayu. Imana irangije imugirira icyizere, imuha inkoni y'ubushumba yo gushumba ubwoko bw'Isirayeli kugira ngo abavane muri Egiputa kandi abajyane abayobore mu butayu. Umugabo witwa Elisha yabaye umugaragu wa Eliya imyaka myinshi cyane. Arangije Imana imuhemba kumuha amavuta yikubye 2, amavuta y'inshuro 2 y'amavuta yari kuri Eliya. Imana imuha ayo mavuta kubera ko yamubereye umugaragu mwiza. Umukobwa witwa Rusi yabereye nyirabukwe umukazana mwiza. Aramubwira ngo mva ntunyinginge ngo ntahe ngo subire iwacu, ibyo ntabwo bishoboka. Aho uzagwa niho nzagwa, Imana yawe izaba Imana yanjye, icyo uzarya nicyo nzarya, nzakunamaho paka, aho bazaguhamba nanjye niho bazampamba. Amubera umukazana mwiza cyane, aramukorera, akajya azinduka kare cyane, akajya guhahira nyirabukwe, akajya amutekera, akajya amukorera amasuku, akajya amumesera, akajya amukorera ibintu byose. Amubera umukobwa mwiza cyane. Imana irangije imuhemba kuba nyogokuru wa Yesu. Mu banyogokuru ba Yesu umudamu witwa Ruthi ariho, kubera yuko Rusi yabaye umwizerwa, yabaye umugaragu mwiza wa Nahomi ariwe nyirabukwe. Amuba umukazana mwiza w'umwizerwa ubuzima bwe bwose. Umuntu witwa Timoteyo yabaye umugaragu wa Pawulo. Imana irangije imuha umugisha, imuha impano zitandukanye, imuha impano nyinshi cyane kubera uwo mutima w'ubugaragu yarafite muri we. Reka Imana idufashe natwe tutunge uwo mutima w'ubugaragu. Reka dusenge. Mwami mwiza, Mwami ikomeye, mu izina rya Yesu turasenze. Mwami uduhe umutima w'ubugaragu, uduhe inzara n'inyota yo kuba mu bwihisho bwawe, kugira ngo Mwami dutunge umutima w'ubugaragu muri twebwe, umutima wo gukorera abandi, umutima wo gutekereza ko abandi baturuta. Mu izina rya Yesu urakoze Mana kubana natwe, mu izina rya Yesu, amen.